ashaka kuvuga mbese iyo uyigotomeye ni nk'aho ubaga imbwa. Inki agotomera inzoga. kugotomera inzoga bituma umuntu aba imbwa. Ese ntabwo wanywa inzoga ariko ntube imbwa? hari ukuntu yinywa unyuze hose bakabona uri imbwa. muri make kunywa nyinshi ntacyo kuvuga. Ni ubuhe butumwa wabwira bagenzi bawe kugira ngo kugabanya ikintu cy'inzoga ese niyo yayinywa akayinywa mwayene. murakoze cyane. Kuri street rero nkuko mubibona ndi kumwe n'abasore batatu hano ruhande rwanjye batangira batwibwira bakwita nde? Kwizera Patrick. Trezor. Musifu. Okay. Muzi kuririmba? Mukunda umuziki nyarwanda muri rusange? Umuziki turawukunda bitari cyane. Kubera iki bitari cyane? Kuko twe natuzi kuririmba. Ibyo tuzi nibyo tuvuga natwe. Okay. Noneho hano twashaka ko muturirimbira indirimbo dushaka kubumvisha, noneho ukaturirimbira ukatubwira icyo wumvise muri iyi ndirimbo yacu. Okay. Musifu, uri tayari? Tayari. Okay. Twagiye. Appetite for that soda, but the soda, Musifu, urakoze cyane. Hi guys, twagarutse duhuye n'undi muntu ari mu muhanda, arimo mu kazi, arimo arashaka amafaranga bitandukanye. Murabizi nyine muri iyi minsi umuntu akora icyo ashoboye cyose kugira ngo abone amaramuko. So twamwegereye turamuganiriza, turamubaza mfite mukuru yawe. Ukunda umuziki nyarwanda? Yego. None se indirimbo nshya niyo Bosco urayizi? Ndayizi. Bayita ngo iki? Peer pressure. Peer pressure wumva ari iki? Peer pressure numva ari ukuvuga ngo nta kibazo. Wumva ari kuvuga ngo nta kibazo. Warayumvise wumva lyrics zirimo amagambo arimo uko abivuga? Narayumvise. Nihe message wumvishe irimo ku buryo wayiha abantu cyane cyane urubyiruko muri iyi minsi? Ko tugomba kwihangira umurimo, ibintu byose nta kibazo. Murakoze. Watubwira amazina yawe niba nta kibazo? Nitwa Manirakiza Ibrahim. Ibrahim, urakoze cyane.
thanks. ndumva iyi ndirimbo iryoshye kabisa. uretse numvise na Trésor aratubwira icyo yumva kuri iyi ndirimbo, hanyuma turaza kuvuga kuri komenti zayo nyuma. Trésor tayari twagiye. Okay. Nizere ko uzi kuririmba cyane. Uyimariremo fresh. Okay, sawa. Iyo nayo ra? Iyo ni. Niyo? Mubyina sha. Mo. Sa. Ini mo. Yeah. Soda. Soda. Ska. If una soda. Soda. Mira. Ga. Sa. And it's so done. And it's so done. Ka. Nabaye kazizi. Oh, he tried it. Ora. Ubundi muri meditation. Murara. Ira. Soda. Unandi soda. Mere. Vunga. Trésor urakoze cyane, Se yarangiye. kuri umusaza. Murabona ko Trésor yabikoze cyane, yadusuye. Murakoze cyane nkuko mubibona, abasore bari kumva kabisa. Urabona ko atwitse, niyo Bosco wakoze umuti rwose. Indirimbo yawe urabona ko yakoze umuti. Abasore bacu bari kumva kabisa, muri abasaza cyane, ni abakunze pe. Ndabona murabyumva nyine ko binjoyinga muzike, barayikunda cyane. Okay, Patrick, watubwira peer pressure urumva ari nk'iki weho? Ngote. Iyi ndirimbo yitwa peer pressure. Peer pressure urayizi? Uzi icyo ari cyo wumva? Nayisobanukirwa njyewe. Okay. Trésor, peer pressure wumva ari iki? Peer pressure yayo ndakeka ni nka beat yayo. Umuziki wayo. Nikomba peer pressure cyane. Okay. Tumusifu urumva peer pressure ari iki? Nuko yaryohera abaturage nyine bakumva indirimbo kari nziza, ujya nta muntu wanga kuyumva. Urumva ariko peer pressure isobanura kuko mwabyumvishe mwumvishe ko peer pressure bafite ko byumva bitandukanye. Mbese sinzi icyo nabwira, ariko aba bajene kabisa bakunda muziki. Ikigaragara cyo
nubwo bataririmbye cyane neza nk'uko twabyegispektingaga ariko bagerageje muri rusange mu buzima busanzwe peer pressure ni nk'ikigare nicyo bisobanura we yashatse kuririmba ku kigare cy'urubyiruko rugenderamo bakagufosinga gukora ibintu udashaka bakagujyana mu bintu bitari byiza kugira ngo ubutaha niba baza ngo peer pressure ugafata mu rurimi rw'icyongereza bwa peer pressure ntabwo bavuga peer pressure babivuga mu kinyarwanda kubera ko yashatse kugaragariza abantu yumvisha nyine abanyarwanda muri rusange icyo ari cyo muri rusange ariko peer pressure ni ikigare kongera ngo amagambo y'indirimbo mwabyumvishe ko hajyamo ibintu bimujyana mu bintu bitari byiza kubera gukurikira abandi sawa rero mwakoze turabashimiye cyane hano duhuye n'umufana n'umukunzi n'umuntu utambuka mu muhanda reka tumubaze tumuganirize twumve icyo avuga ku ndirimbo yacu peer pressure mwatwegera muraho makuru yanyu beza wazamura ijwi ryawe bakwita nde Grace umeze neza uzi kuririmba kunda umuziki nyarwanda cyane okay none urengeye kumvisha indirimbo turirimbira biswe na soda mbonye kumvina na soda wampisha utotomera utazabimbwa mufitanye bifu na soda kumvina na soda wampisha ugotomera utazabimbwa Febresha mesha kutazinistabiranya nuko ndumuzani musha yari yitana bosha imina maresha naneta na kwanga ye Sing farmers mikoti wow mwabyumvise rero umufana wacu azi kuririmba urakoze cyane kuturirimbira ese Grace wumvishe peer pressure wumva ari iki mu buzima busanzwe umva ari nk'ikintu baba bashaka gukora ku gahato tu ikintu bashaka gukora ku gahato ese muri iyi ndirimbo uko wayumvise urumva harimo iyihe nama ni iyihe nama wagira abayumva abakunzi bacu ni byinshi ni byinshi tu watubwira inama wagira bagenzi bawe abantu bazakureba mbese abantu bazareba iki kiganiro n'indirimbo icyo yabamarira batayabashije kuyisobanukirwa neza umuntu agomba gukora ikintu atari ukubera agahato akagikora gikunze akagikora ari uko abishaka tu murakoze cyane twagukunze wambaye na neza uri n'umukobwa mwiza sawa bye iFOK Media twakomeje turacyari ku muhanda duhuye n'umuntu ukunda umuziki nyarwanda salon bakita NS Chilean batubwiye ko umusani ukunda muziki nyarwanda ese umunyarwanda nyine mu mvugo ya gihanze watwibwira neza ubundi kugira ngo tubashe kumva uriwe comeka comora trang kubitire muri iyi njyana nkacuma ni cyaka ndi zahabu gihora yaka sirize ngurutsa nkayiruka inyuma nshaka ubukanda barananiwe mukanguke nicyo gihei gagaza umutwe utumva zumva igihuza buri mwumva bagabire sente maze mu cyatse bow wow mwabyumvise rero bararenze rakaza ryo njyana bayita ni trap drill byose ni kimwe tu mwabyumvise rero umwana mutoya uzamuka abashaka kumuzamura umuntu wese wabibonye turi kumwe n'umuntu ufite impano hano none se wumva ubusanzwe wumva izindi ndirimbo izindi njyana zitari trap cyangwa drill ubundi kenshi na kenshi nkunda kumva amaslow biraho n'amadancer amafro asanzwe profuse twiza cyane nka type zino za Nigeria cyane gusa drill zirankora tu umuziki nyarwanda urawumva
ndawumva rimwe na rimwe cyane ko muri ino minsi urabona ari gukora neza utuntu turyoshye turyohereye amatwi umuhanzi witwa Niyo Bosco uramuzi? uriya mutipe ndamuzi. Indirimbo ye nshyashya se waba warayumviseho cyangwa? iriya bita bayita mushyira ndayizi ariko ntabwo niteyeho nyine yiteho byatari ntabwo niguce ngiye kuri YouTube. Waba warayumvishe ngo wumve amagambo arimo, wumve message, umva lyrics zayo? So nayumvisheho rimwe ariko ibyo nabashije kumva numvishe rimwe na rimwe avuga ku bintu bijyanye n'agakungu, gukoraho ibintu nyine bimwe na bimwe by'ibishuko, ariko nyuma ukaba wumva no gusubira inyuma byaranze. Message baha urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu bagendera muri ibyo bintu by'agakungu ni iyihe? nkurikije ngewe iyo ndirimbo numvishe message nshobora kuba abo bantu nshobora kubabwira ati byibuza akigenda mu nzira akabona ni inzira atarimo ayobokamo fresh, afite gusubira inyuma bikiri mu buryo, kuko hari ukuntu biriya bintu byinjiramo ugasanga gusubira inyuma biri kugorana, cyangwa se rimwe na rimwe wanasubira inyuma ugasanga rya zina ribi wasize imbere aho uvuye riri n'ubundi kukwangiriza ibikorwa runaka uri gukora. Yego. Okay, mwabyumvise rero message abahereza niyo, ndumva nyine hari icyo kuramo wagikuyeho. Ese iriya ndirimbo watubwiye ko utazi izina ryayo ariko bayita Peer Pressure. Peer Pressure kuri weho wumva ari iki? Kuri njyewe soma munjanye kuri ibyo ntabwo nari nzi izina ryayo, iyo nza kurimenya nabwo nari kumenya ngo icyo nabisobanuraho ni iki, uretse gato rero. Urakoze cyane. Hello guys, Folk Media as usual. Twagarutse Ganda ni Industry Talk, Peer Pressure by Niyo Bosco. Hano turi ku muhanda, twasanze abantu ari mu kazi, hari umusore umwe tubonye, reka tumwegere tumubaze tumve icyo avuga kuri Peer Pressure. Salama bro. Bisaba kwita nde? Eric. Meze neza? Biracamo. Tugusanze mu kazi. Ukunda umuziki nyarwanda? Umuziki turawukunda, niyo dushaka nyine kurelaxinga ni ngombwa ukenewe. Peer Pressure urayizi Niyo Bosco? Peer Pressure njya nyumva. Ese ubundi imbere na mbere Peer Pressure wumva ari iki? Peer Pressure nuko ngiye mbyumva nyine harimo pressure, nyine ni pressure nyine nyine ko byumva. Pressure iki? Pressure dusobanura atazi Ikinyarwanda, harimo pressure. ubwo nyine uko ngiye numva pressure nabyita nk'agahato. Agahato uko ngiye mbyumva. Okay, murabyumva rero. Eric yumva ko Peer Pressure ari agahato. Ese Eric waturirimbira gatoya kuri iyo ndirimbo tukumva, ukaririmbira n'abantu mbese batarayumva bakumva ko? Ubwo sindahera uragerageza nta kireka twumvisha gace gato hanyuma nta kibazo. Simani kidatangira aka gace umpinderamo nirurangiza birashanze ageze mu twirirwamo nirurangiza birangiremo imyera rya caci kwa haji akasika. urakoze bro kabisa, uri umusaza. Indirimbo turazizi nubwo tutazizi neza, turagerageza. Ese indirimbo wayumvise birimo, wumvisha amagambo arimo, usanzwe uyizi, ni iyihe message wumva irimo ku buryo wayisangiza urubyiruko? Ngiye ko mbyumva, icya mbere ntabwo ndamva neza ngirangire neza ndi kuyumva, ariko hari uduce tumwe na tumwe njya numvamo. Icya mbere nakumva nka message yenda nasangiza abantu, harimo nyine ibintu bijyanye ikigare nyine, ikigare ngiye ko ntabwo cyari kiza nyine usanga nyine abantu bagenda boshanya ikintu cyo kigezweho,
umva nyine ibyo bintu ntabwo biba bihuye. yego. Okay, muri make icyo ubwira urubyiruko ni ukwirinda ikigare guys, ntabwo ari ikigare cyiza, ni ikigare kibigaragaza ko bitari byiza. Ikigare cyiza ni kibi. Eric urakoze cyane. Urakoze ntabwo